wababonye nk'uko twatangiye tubabwira ko abaturage bari hafi hano bashobora kugira ibyago n'ubu hano imbunda nini zirimo zirarasa zikohereza ibisasu kimwe ngiki kiguye inyuma ngira ngo sinzi niba mugenzi wanjye yabashije kukibona aho kiguye nanjye nikinze ku gikuta kugira ngo mbashe kumenya uko ibintu byifashe dore ngiki gifaru hasi nikinze hano ubwo rero nshuti bakunze mwese mudukurikiye haba kuri Twitter no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu nimuze kugira irungu jewe ndi hano Muhima Investment Company Mike ngaha mwizingiro ry'ubukungu uti gute rero ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi ibiro na za apartment ubundi faranga ritangire kwisukiranya iwawe ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo uhereye ku mafaranga miliyoni 20 uraza ugahitamo umuryango ushaka ubundi ukishyura kashe bitihise bakaguhuza na banki kaguha inguzanyo mu buryo bwihuse kuyandi makuru mwagana societe ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794 Magana11 645 no kuri 0794 Magana11 Reka tubahe ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu mwe mudukurikiye tugarutse kuri Petite Barriere ndi kumwe na mugenzi wanjye Eurade hano rero impamvu mu kiganiro cyacu cyabanje twabwiraga ko imirwano isa nkaho yarangiye muri Goma M23 yafashe uyu mujyi ndetse yo na Monisco barimo kuwugenzura ariko Eurade bihinduye isura mu masegonda make cyane bihinduye isura mu masegonda make nko bivuze muri aya masaha yo mu gitondo bigaragara yuko hari ikintu kiri kubanga kidasanzwe kuri Petite Barriere umupaka usanzwe ukoreshwa cyane aho tuvugana kugeza ubu ngubu hari kuvugwa intambara ikomeye cyane iri kubera hano mu mujyi wa Goma iri kubera mu makaritsiye atandukanye twamenye ko hari intambara iri kubera mu makaritsiye nko ku Majengo iri kubera muri ofisi iri kubera mu makaritsiye za Virunga M23 nayo iracyari aho ngo ku gice cy'Igoma imanuka igenda yangana n'abo bantu naho ngo turi kuvuga n'ubundi ari kubera intambara ikomeye hano iyi ntambara rero ije mu mujyi mu gihe abaturage bari bizeye ko nta mirwano iribe muri uyu mujyi hajemo ibintu bibiri kuvuga ngo ingabo za leta zimwe abayobozi bakuru bahunze bajya Bukavu abandi muri bahari bandi bizindi ngabo bishyikiriza M23 na Monisco bishyikirije Monisco mu by'ukuri Sadeke nayishakirwa aho ikambika irindwa na Monisco ariko ikibazo kiri hano harimo umuntu udafite aho kujya Monisco iri bugume mu mujyi n'ubundi ntacyo bitwaye igumane n'abafashe kugira ngo ucunge umutekano w'abaturage Sadeke yaje kurwana yari ikigikiye niba yatsinzwe iragenda ariko hano harimo undi muntu n'abacanshuro mercenaire nabo baragenda basubira iwabo i Burayi n'ubundi ntacyo bitwaye cyangwa babe bagiye mu bindi bice cyangwa abaherezayo bakureye abarayo ngo batanga barwana bayafite ubusa byose barayuzuza buriya ngo barwana bayafite ntabwo batangira kuko abavuga ati ngiye gupfa burayemo akayoherereza iwabo ubundi yapfa bakazaheba babona kize bakabona batenamuhaye ninde wazayishyuza subundi nta uhari ariko ikintu kiri hano niki hari umuntu muri uyu mujyi rero wa Goma wabuza hwajya arahari uwo muntu wabuza hwajya ni nderero ni umuntu witwa FDLR kandi umuntu udafite icyahomba FDLR bananiwe kuva muri uyu mujyi ntibafite aho kujya barasa nkaho bagiye kurema ikintu leta yasaga nkaho yumvikanyeho na Monisco ndetse na M23 ko nta ntambara iri bubere muri uyu mujyi none ikintu gitangaje batangiye kurasana muri iki gitondo kandi babonaga ko bamaze kugira gute kuvamo ngira ngo niyo masasa abantu barimo kumva akanya ku kandi ko mu kanya mu biganiro byacu twababwiraga ko umujyi wa Goma hashize umwanya masasa aheruka kuvuga saa 11 ibintu byose bisa n'ibyatuje ariko ikintu kirimo kuba hano nuko FDLR yinjiye iri muri uyu mujyi itangiye gusohoka ikabirimo kurwana na M23 icyo nibaza harimo ariko ngo n'aba exfa basirikare ba leta n'abazarendo nayo twamenye ko nabo bakirimo harimo abanze kuva kwizima harimo abanze kuva kwizima icyambere gituma banga kuva kwizima nkuko wari bivuze hari umuntu hari itsinda rya FDLR badafite aho bajya badafite n'icyo bahomba ni byahindi bavuze ngo ntukazagwane n'umuntu udafite icyo ahomba ariko yo 23 bagomba kubana uko ufite igishaka
ariko noneho iyi FDLR urazi ko n'ubundi harimo abashinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi n'ubundi uyu mujyi wa Goma wamaze kuba uba aserikire warawugoswe nta nzira bafite zo kwinyagamburiramo noneho ntabwo ugoswe bawurimo noneho bakavuga bati se turaza mu Rwanda nituza mu Rwanda se bizagenda gute ubundi banze kuza bazi ko u Rwanda rwagiye rubabwira ngo baze ku mahoro bakanga none se turaza ari uko baturasheho ubwo rero bafite iki kibazo hano abantu barimo guteza iyi ntambara ni abantu bo muri FDLR bakuru base bakoze jenoside basa nkaho bagize ingwate abandi bana babyariyeyo babakomokaho binjije muri FDLR bari abantu bashobora kuregwa wenda na Kongo ibyaha byabereyemo ariko bari abantu mu Rwanda nta cyaha baregwa rero uyu ufite ibyo aregwa abagira ingwate kugira ngo adasigara wenyine akananirwa kurwana noneho agafata abana babo bakababwira ati nimugera mu Rwanda bazabica bakora iki abo rero nibo bakamejeje yangenga bitekerezo bafise nibyo rero barimo barakora muri uyu mujyi niho barimo barahanganira na FDLR ariko hari n'indi fagiteri uyu mujyi wagomba irimo ibintu byinshi ushobora kuvuga ati umujyi wagomba tumazemo wenda hari nk'ukwezi tukaba tumaze nko kubona ubukungu bwikubye nk'ishusho mu bwa dufite kuko barasahura ntago abantu bose ari uko ari umujyi wagoma bimutse bimukanye imitungo yabo abashaka mbona uvuga wegera imbere ureba n'ikinzi nkingi barakumira anga nanjye nayikinze kuko ibintu biri kubera hari nanjye nakubeshye n'abatwumva ntabwo uribonye se n'abatwumva rwose mfite ku nanjye byankoze ko mu kanya ifukamiro nabishyize hasi kuko intambara amasasa ari kuvuga ahangaha ateye ubwoba ngira ngo bari no kubyumva kuko ateye ubwoba iryo ntago ributeye komeza bisa nkaho n'ubundi intambara iri ahangaha turayegereye kandi noneho bigendanye n'abari kugwanira ahangaha ntabwo bose bafite uwo mutima wo kuvuga ngo ntabwo turarasa mu Rwanda FDLR ndetse na Wazalendo n'ubundi tusanzwe tuzi yuko basanzwe bavuga yuko u Rwanda ari rwo rwabashoze y'intambara none rero mu gihe baraza kubona bari gutsindwa bari gutakaza bashobora kuvuga ati natwe reka rwa Rwanda turubabaze turuhekure ugasanga bagitunze mu Rwanda rero mpamvu abantu barahangana uko nyine turi no mu kazi ubundi nta bantu bakagombye kuba barahangana wenda reka tubonereho nitugira amahirwe y'abaturage bari budukurikire muri kiganiro by'umwihariko abirubavu mu by'ukuri isasu cyangwa biriya bibunda byabo barashisha ntushobora kumenya aho cyerekeje uretse no kuvuga ngo ni icya FDLR na M23 irimo kurwana cyayoba hari abantu barimo kuza rero bahuruye kumva uko amasasa avuga mu by'ukuri abaturage namwe mugerageze mufashe inzego z'umutekano abapolisi barimo barabaha bakura abayobozi b'inzego z'ibanze bafite akazi kuva ejo kadahagarara na polisi kwirukana abaturage bashungereye intambara muri Kongo mu by'ukuri ngira ngo abaturanyi bacu bari mu kaga k'intambara ariko reka natwe abaturage batuye hano twe gusatira uyu mupaka ngo tuze twikora amatsinda ngo wari uncitse se ucecetse oya iyo ni imbunda ubona ari nk'ikisi ukabona ngarutse ushima Imana ahubwo iyi nkingi ntukomeze kuyicuraho kuko ushobora kugenda ugasigara nawe ubundi aya masasa ari kuvugirirwa umwana umva benje sigara uyareba ngo abaturage bumva urwo rusaku namwe muve ku mupaka please nimworohere ubuyobozi pe mwumve namwe iyo mbunda uko ivuga kandi n'abaturage umva shaka inkingi ujyamo abaturage bareke kujya ahantu borohereza ababica kuba babica n'impamo abaturage nibagerageza kandi uko amasasa avuga niko bahurura nka buriya barareba iki koko benje barabo hakurya urabareba reba n'abandi bari inyuma yawe ariko nawe ugume mu nkingi ariko nyine ubwo iyo nkingi nikinzemo haje nk'icyo kimenetse Bikira Mariya w'ikibeho izina rya Yesu hari icyazi inkingi ikaba ubusa amaraso ya Yesu turapfuye noneho ariko Benjamin ari ibiki ko ntabwo bajya agira nawe yikinze inkingi oya nta panike Benjamin ajya agira namubonye afite umutima ukomeye ni kimwe nkawe tumaze iminsi tujya muri Kongo Bikira Mariya dore Benjamin wite ku mashusho ngo bakurase Benjamin iyo kamera bashaka kugira ngo n'imbunda bakakurasa tujye hasi oya humura shaka inkingi ujyamo jya mu nkingi yose
wababonye witwararika Eura Yes, Mandela. Allô? Oui. Njye ndi kuri petite hano barimo barwana. Ziciye epfo cyangwa hano? Epfo. Ego. Sawa. Renza. Eurade. Umva wiruka kwinjira. Ubwire mpamagare Mandela kwinjiza. Saruka. Yitware. Umva bwira ba Sadadi ajye muri studio na Romeo cyangwa na Rashiduri hafi mwihute mugire vuba Goma intambara ya Rose Durağını çıkmış. mwe mudukurikiye rero hano ibisasu imbunda nini zirimo kurasa kimwe mu bisasu hari ikiguye hano kuri petite bariyeri mu rugo rw'abaturage nk'uko twatangiye tubabwira ko abaturage bari hafi hano bashobora kugira ibyago n'ubu hano imbunda nini zirimo zirarasa zikohereza ibisasu kimwe ngiki kiguye inyuma ngira ngo sinzi niba mugenzi wanjye yabashije kukibona aho kiguye ariko mu by'ukuri wavuga ngo ya ntambara twahoze tuvuga itari bube irasa nk'aho ibaye mu by'ukuri muri aka kanya mu mujyi wa Goma ni intambara ikomeye rero wavuga ngo FDLR yaciye ibintu mu mujyi wa Goma yanze gusohoka kuva muri uyu mujyi nyuma yo kwanga gusohoka bitumye na Monisco n'abandi basa nkaho bikanze iyi ntambara bari bamaze gusa nkaho bashyira ibintu ku murongo basa nkaho bashyize ibintu ku murongo ariko n'ingabo za leta ya Congo zongeye gusa n'izisubira mu mirwano ariko twabutse abantu ko zirwana zisa nkaho zidafite abagaba b'ingabo bazo kuko bo baraye bambutse bakajya i Bukavu reka wenda nk'uko mubibona turi muri risike natwe tugabanye gukomeza guhagarara aha iyi nkingi twikinzeho ntabwo wamenya amasaha iri bumare batayirashe nkurikije ibintu barimo kurasa uko bingana Benja kamera irimo irabona ariya masasu
mujyi wa Goma aho harimo guterwa amabombe harimo hatumutse bari barashe irebye no kureba niba ari ku mupaka wo hepfo nk'uko yarabingiye hari bagiye kuba hari Samara araguhamagara rimwe isubiye i Kigali.
uretse shyiraho kamera nko gushyira hariyo abasirikare biruka nk'abari Voilà, c'est l'entrée triomphale
de AFC M23, Majengo, tout près du marché appelé Marquis 30. Ils sont nombreux. C'est une foule immense, mon Dieu créateur. Fini pour la nation.